hakurya kure muri za diaspora hazi se bro wapi ntabwo mpazi ntabwo hazi gaspora ni kure hehe gaspora diaspora umupampe witwa Inyogoye sabaretse nivugiro bondi ko yogamo ariko mama utaje ubuco kuko nese ko kwema imyenda mama papa ari gutuma ncuhirana ndire ya debeni njewe nzira avuga ngo uca mu nzira utazi ukahaca inkono utazi sinari nkuzi ukwiriye kumbisa ukampa amahoro ngatora agatotsi Yeseka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza nibyo mba mbifuriza umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere reka mikaza abantu badukurikiye bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda no kuvuga mu ntara y'Enye ndetse no mu mujyi wa Kigali n'abadukurikiye bari hakurya kure muri za diaspora hazi se bro wapi ntabwo mpazi ntabwo hazi gaspora ni kure hehe gaspora diaspora okay diaspora nabo turabashushe kandi tubaye ikaze muri kino kiganiro cy'agatangaza uyu munsi namanukanye na mama wa pampe aje kureba umupampe witwa Inyogoye sabaretse nivugiro bondi ko yogamo yewe reka nkuvuge ko nakubonye rwose nkangira tama papa banyarwanda beza iniga ngo yitwa Inyogo Tinyaga hano hakaza cyane ari imyumvire irenze ubwo rero nayenje guhangana nino niga tukaganira nabirenze anje murabize ndatwika reka namutwikire banza umuhecense ariko banza umwakire mu kiganiro batanga chess gutya oyo utangwira mwana n'izindi zagutse oyo izo ziba zihagije ariko kubera uri muremure cyane ngerabana nakoze ubujya hasi nakoze ubujya hasi man nibyo oyo uzaje hejuru tuba twaye ifiriti nyinshi abanyakigali bajyaga marigarine na breba na mayonnaise tubirira rimwe mu cyaro bajyaga ibijumba n'amashu ariko muri no minsi ngo urimo urarya ngo marigarine na breba gusa breba ndazijya kubera nawe na mama w'aba pampe niyo wandi gatanu wakumva ndyoshye gusa kuri gatanu gusa byo oya umuntu se baramujyaga umuntu ntabwo bamujya uri gata urarigata Inyogo wumve ndiga se narigata amavuta wisize hari gihe wisize baraka lotion cyangwa se mukorogo urahita wumva isukari zirutana wakintu wumve isukari ya indi yo mu duka se isukari zirarutana ndabizi zirarutana koze wakintu koze ariko kubyumva ndi guhumurirwa wisize amavuta mesukunu angabo ubu wari yisize mukorogo singo ibyo aho ngaho urumva ese wowe ujya wisiga yahe mavuta ubundi njewe nisaga amavuta bajya bita Movit nayo ni mukorogo n'amavuta afashe ntabwo araga amazi ntabwo ariko amazi kandi abagafashe gaba gafashe amafuta g'amazi niko gavaga mu za mukorogo umukobwa yagisiga yaba atwite yaje kubyara abaganga bakamubaga bamudoda indodo zigacika indi gasaduka none niba wisiga se wakinwe njyewe ntabwo nakwisiga mukorogo we umuganga yarambwiye ago mavuta ni mabi cyane none riyo Movit nushaka uzayireka batazakubaga ugiye kubyara ko ndabona uri hafi kandi ari gikotoro naye baratukuza nta mugabo uje ubyara habyaraga abagore alright uyu munsi rero uyu munsi ikiganiro cyaza kuba kidasanzwe no kuza kukibarusha kuza kungora mugandaza no kuba mikoro biganirira ariko twavuze ngo reka dufate urugendo nanone bushize twari turi kumwe na Yaka twafashe urugendo rero tuje kureba no mugabo ariko navuze ne mama wa pampe reka muzana hure n'umupampe witwa Inyogoye mama wa pampe mu byukuri Inyogoye
inyogoye ukimwumva bwa mbere wamwumvise gute cyangwa umufashe gute? Iki kibazo nakibajije na Yaka. uyu mukoboyi se numvaga arenze cyane ariko nuba ararenze kuba arayambirije icyonswe. Bambirije icyonswe musaza. anyise umukoboyi kandi koboyi ni amapataro bambaraga none bari kureba bagasanga ndi koboyi ariko mama wa papa wagira kaguntuka koko Oya ntago ngutuka. ubu ndi koboyi Uri koko imwihenze wa kintu. Imwihenze. kandi koboyi zitandukanye nanje ndabizi ziragize zitandukanye none uravuze ngo ndi hamwe n'umukoboyi inyogoyi Uri karite. Inyogoye. Reba mama wa Pampe kuno yambaye kwanza. Uri kumubona neza? rwose Gira icyo uvuga kuri ino style. Wamubonye? rwose Yambara nk'abanyakigali bose. ariko abanyakigali muratwikaga Turatwika ariko nawe ujye twika. Kwe turagira ngo nawe bo munyakigali. nibyo Kujya utari kumva. kino cyaro wakibonye reba n'ikirere cyamaze guhinduka ubu ngubu ibishimbo twabishingiriye nibimara kwera nzakuzanira umushogoro Ntago wacu turya imishogoro. naho imiteja umuteja ntago wagujya Imiteja wacu tugira imirimo y'igikoni yiza yeramo. ikigali nibyo Ntago tuzategeza ivinyabihungu. none Kutabaza mama wa Pampe inyogoye. ariko mama wa pa ahantu urahazi Ahantu mba cyangwa buno turi kumwe hano duhagaze uri kuhabona urahazi neza ahandi kubona rero ndi kunyogoye. Siko yogamo okay ariko ikintu ndi bukora ndagiye tuyogane. rwose Twakogamagaza nibyo ariko ndagufata. turajana mu kivu kiri hano cyitwa Karago Mama wa Papa wabonye inyogoye ari igisi? Nyogoye se ni igi kubera ko twamukunze adufatana umwanya munini cyane nk'iniga nyine nayibonye nabirenze reka tumwegete. Ariko wamugira ishyamba yabanje kwisigiza yiburishije. Ariko nyogo wari waninye. njyewe navuze Waninye ubundi? Wari waninye. Nakurambagije ndarambagiza reka. Reba ugiye kwemerera kugira ngo duhuze urukundo. ariko urukundo rugomba kubaho Buriya iyo wibeshya rukabura umva tukabana karamata kadamu na Eva enda uzagure n'impeta ariko nawe ingosha izi ni izaba i Kigali mwese mu cyaro mani zino mpeta wazikurahe zirabikora zambaraga abana b'umugi bwa Kigali abarimo amadolari mani kandi koko ariko wasanga iri bawonso wa mugabo byibushe kubitaga ingumi sana nkakurinda sanzerere zitazagushimuta kubera uri mama wa Pampe sereze se ahantu tuba nazo y'abakire ingosha inozo zibayo iyo ufite agafaranga baragushimutaga bakakujana mu gishwati muri penusi nese ubu ngenda mu ndege bakagukora hano baguruka bakagufata ku magara gawe inonge ngenda n'indege ntago bakamufata ku magara ge ku ngufu ku magara ge neza amagara ge nawe ahubwo ari yarahazi umva nyine yola ngenda n'indege bankura heza kwe bafite abapilote kandi koko abanyakigali aba bajya gushimuta nk'ibirwa bagiye ariko mama papa koko mu by'ukuri tuyi Kigali kweri hose ubu nubireba urabaza iki noneho reba sibyo rebira hejuru hara ku munara wa MTN nuko ari umuntu yafashe ugahanga nk'ugiye gutuka sebuka buriya nkuzamukanye tukajana tukurira zira misozi uri kureba ubundi wari watuka sebukwe emwe ntiwamutuka dore uzafate gutya wa kintu ino nyose ku munara ubundi ugiye gutuka sebukwe ugira utya ukamurebera guca ntuvuge ntayamenye icyo uvuze nakuri uri kunyereka ku munara mama papa komeza wigire hino kabisa nuvuga ngo tuvuye i Kigali ubundi ari n'abantu bibaza mama papa ubundi yavukira he yewe se mama papa ahantu mvukira mu Banyarwanda hari ubwo ubona ndi umuhinde cyangwa ndi umwarabu se rwose umunyarwanda kazi uvuka mu mujyi wa Kigali uvuka mu ntara kimukunda kubaza umuntu avuka ubwo nagira ngo nkubaze aho umunsi turi mu ndambagiza se wakinuwe amwemera se nyogo mvuga hano mvuka uzaza cyangwa mbyihorera je uzanshingira umukobwa wawe tu uzagira umugore wa kabiri se umugabo wundi yemerewe abagore 30 ariko iyo uri umuntu w'umurasta ufata gumwe gusa nkanjye gumwe nkanjye
wanje none se wakongeyeho na mama wa pampe wanje nirongoreye akazakubera nyokobukwe vuga mama wa pampe vuga mama wa pampe aho ikintu azakora nzamwereka umugore wanje n'umwana wanje asige mama wa pampe naba nkunda nawe afite umwana ungana n'umwana w'umwana wanje w'umukobwa niwe warabyaye umuhungu azazana inkwano tubashingire mudushyingire mudushyingire rwose mfite umwana w'umukobwa ushyingire se cyangwa ushyingire bamwita Jeannette niko afite imyaka ingahe 3 umva se uzamushyingira ryari iyi nawe harya yabyaye umwana w'umukobwa ufite imyaka 3 kuzamushyingira bakazakura bawujuje imyaka 20 mva nyine noneho tukabahuza tukabashingira ndi hamwe na mama wa pampe kavuga mama wa pampe yashingiye inyogoye yabyaye umwana w'umukobwa arongowe n'umuhungu wanje birenze niba wumva ari wane ndakinwe urumva ushaka kuzatunga ariko se mama wa pa abahungu b'i Kigali abakwe b'i Kigali rwose wabikwemerera n'umukobwa wanje nazakura agashinga ushaka kuzagira umukwe wo mu mujyi rwose reka muguhe mana nanjye ndamufite wafite ine cyangwa zishakira umukwe mu ba diaspora kare numvaga utazi no kuvuga neza aba diaspora ariko aka kanya wabimenye wese mubaze ubundi iyo umuntu avuze aba diaspora umva ari abaki aba diaspora nje ndi kumva ari ikindi gihugu kitari cyo mu Rwanda ni handi hantu ni umva ari nka ese numvaga ari umugabane w'abazungu batuyemo ari ngo nibo ba diaspora rwose kuko urwo rurimi rwo rwonyine ni abantu batarabirabura ni abantu bafite inzobe z'abazungu nje na mama w'abapampe turasa ariko abagesipora bo ntabwo basa natwe usa na nyoko bukwe si mama w'abapa nubwo nambaye isengeri uzi ngo ni guca nyambaraga imbere n'inyuma nje ubwo nusanga ndi mushikiyezi ubwo nzagushingira gute kumva dusa nje nzashingira umwana wawe hanyuma mama w'abapa mu by'ukuri uyu munsi twageze mu cyaro wibera i Kigali kwanza banza unambwira ubundi ibintu wabonye bidasanzwe mu cyaro uyu munsi ni ibiki ibintu nabonye hano i Huye rero ngeri n'ubwa mbere nabibonye birarenze ntabwo ari Huye wakinuwe ni hariya ni Nyabihu n'ubwa mbere wageze kandi njye n'ubwa mbere mageze ni mu bicu cyakora abaturage baho n'abanyarwandakazi bahari ndabona nabirenze nubwo bangoye nabize icyunzwe ariko ndabona nubwo yigera mu uyu mudugudu muri make niki wakunze niki tishimiye ikintu nishimiye se nakunze wenda ko baje kumfana mu byo ndi kuvuga n'uno mukoboyi wabo ariko ikintu nishimiye ariyo ngo nibazi koga ariko inyogo mva wakino ariko ndi gutukwa koko inyogo si mama wapa utaje nyita umukoboyi umva nyine ndi pataru kubona ndi umwenda ibyo bambajije man inyogo yola kajya gora maniga man reba nkanjye nje nkushaka ngo uri umutaramu ikaze uri no mu modoka nziza none se we nubukeneye kuyigendamo rwose none se bo wigira ibiki dutahe ngo nawe sanze abantu bakuzi nubwo ari kure se kuba tazamura amaboko abanzira ubu na mama wa pape nta muntu umuzangaha ntureba batangiye kugaragara utyo rata yurinde ko burici aba ni wane umaze kuba icyamamare mbaye icyamamare gikomeye cyane na Nyabihu baranzisha aka kanya duhagararanye mwese ko yaba ari wowe n'inyogoye mumaze kuba ibyamamare mumaze kugira amazina abantu benshi barabaza hano muri kino gihugu mu by'ukuri aka kanya duhere kuri wowe ugiye gushima cyangwa se ugiye kuvuga ati urwego ngezeho ndarukesha abangaba ni bande washima akanya kakanya se abantu nashima nizubu naza gushimira abanyarwanda gashimira n'umuntu wanyeretse akambwira ati wege imbere ya kamera dukurana ariko nyiniga nkawe ukambwira uti ugaragara rega buryo umuntu akukiza imbere ya kamera nubanza gushimira cyane ubu se no mukoboye ntago bose baturanye kutari bo bashatse ntago nashima abandi nguciyo wakintu
baza gushimira bosi wawe ugashimira n'abanyarwanda baba bagukurikiye n'abanyamahanga bose ukavuga uti n'abafana banjye ndabashimira, ariko mbere na mbere ubanza gushimira umuntu kuwa mikoro ati ndagira ngo uvugane n'abanyarwanda. ariko mama utaje ubuco kuko mana none se gukuyemo imyenda mama wa papa ari gutuma ncuhirana Imana kosa none se nanje ndatwika stage agiye gushya yindurize sha inyogoye we niko gutangiye gukuramo imyenda yindurize ariko mama wa papa ambara neza ambara neza. Bituma Okay, ncuhirana. sureba. Aha, mpaka nguhaye umukobwa wanje egera mikoro mubwire neza, egera mikoro mubwire neza. mpaka nguhaye nshinga umuhungu wawe ako wankombe Ese umva umukobwa wawe numushyingira azakwa inka zingana? mama wa pampe kubera nyine mama w'abapampe kandi abapampe ni abantu bakubitiye ibiririmbo by'ama hip hop zose ziba zihari nyine ndagira ngo arizo ubanza bafite n'imitoma tu kubera kuri nyina mama w'abapampe bivuga ngo wabyaye abantu bameze bye bameze fresh bameze ukuntu ntago bameze ukuntu ni fresh bameze fresh Iyo abapampe ibu ni uvuze ngo abapampe umva ari abantu bameze gute? Reka tubimubaze. abapampe abapampe ubundi kuvuga ijambo abapampe tu njewe ijambo abapampe jya na medicine ndavuga ariko mani iyo nkubwiye ngo uri umupampe wanjye njye nabashije umuntu wize tu ndamubaza ariko mani iyo nkubwiye ngo uri umupampe wanjye ubyumva gute? yahise ambwira ngo ijambo umupampe biravuga ngo ubu uri umuntu w'inshuti yanjye singo tangiye kubimenya rwose tangiye kugenda ubimenya nibyo kandi rero ngiyeho rwose uzi ko hano dufite ikiyaga cya Karago oye ibyo biyaga bya Karago gituye hariya ni ingezi yarengewe n'amazi ndakujanayo niho ari abapape cyane se ujya kogera niho ndaje kukogana nanjye nibyo ashaka. mama wa pampa ashaka gutumira i Kigali nk'uko uyu munsi yaje wawe nubwo atamwakiriye neza nk'uko yabivuze ariko we nta mufusha afite ashaka gutumira i Kigali. nashaze tugende nabirebe uri tayari tugende twigendere man Kigali madamu se wamuhaye posha Kigali oya demo we kabisa ewa kubera mfite niyo yanambura tu yakomeza agaporeza demo ariko nta namucika amafura bahari woya umucika sujyayo nta nacika baby nazo ariko ugatembera bizo twebwe ko twatembereye iwanyu twacitse ariko twabakiriye ariko wagenda umutwaye hano cyose tujanye mwatwakiriye man ni njano nawe kabisa n'umudamu se rwose subu senge nazanye n'umugabo wanjye ahuranjana ndajana nawe mama wa papa avuze akanya ati tugende nge nawe turane muri hoteli i Rubavu. Urumva ushaka ko nawe tujya kubera afite gahunda none se urashaka kumushyira kuri kamera nawe turajonje nawe tugende ndisharanye na madamu wewe uraburi mama w'abapampe dukomeze madamu zubwo arabagiye kugira gute aricara iruhande rwanje koko aricara rwaye ntago mugiye mwigeze musezerana mwarasezeranye tuzasezerana ariko ntabwo byari byabo none zuba muragiye ari nge musezeranira kugera mwicara hano mu modoka yanjye jewe ngomba kumubwira ko bizaba nubwo tutasezeranye ko mufite ku mutima gwanje icyambere ni ukumwikofa akaryana ukajya kuyahiga amafra umuceri gurahari ari wakintu ingo n'amapaundi ukajya gushaka amafaranga ujyanye n'amashiringi umva disi reka kugira inama ariko zuza uryo urugo rwubaka urabona ko ari umubyeyi mukuru mama wa papa ugira inama ugatinda ujya kubanza kugisha umugore inama ubundi uri umustar uriniga ntago ujya kugura umugore ngo ngiye gukora ibi ngo gutya gusa ngo buriya bicene tubana ngo biratuhaza bikini biki ubundi uriniga ukorera imbere ntago ujya kwanguza ntabwo ureba inyuma ntago ureba inyuma reka witwa fasta vuba vuba ubwo na madamu aravuga uti telefone niba uyifite yiguma inote bayisheri ndaje mu kagoroba niko bo bakakintu nk'ubwo buri mu biki
ese umaze imyaka ingahe wubatse? imyaka 5. Mu myaka 5 ni experience nini. Kimwe mu bintu wakunze kuba uri umugabo, ibintu wishimira kuba uri umugabo ni ibiki? nje kintu kija kinshimisha cyane kurusha ibindi byose. Abakobwa bose narababonye ndabavugisha ndabwira muko bimeze bite, umukobwa akambwira ati wana niza brushete ni yankoko ni yafi. nje nareba mu mufuka gwanje ngasanga nifitiye 5 kavuga wapi man rwose nje ndavuga ura mukobwa nzamukunda ku mutima gwanje. tinamukoye sinatanze n'inzoga zase namushizi wacu arankunda cyane bivuga ngo n'imbere y'amategeko ninsezerana nawe nzavuga ibintu biturutse ku mutima gwanje. Kinyogo yola ubu muri make mudamu agwagaza ubuntu. mudamu wanje agwagaza ubuntu kumbagarara ku buntu agwagaza ubuntu guhagarara ku buntu agwagaza ubuntu nyine ubu aka kanya. Niyo mpamvu bavuga ati guhagaza ku buntu ni gute? uzi guhagaza ku buntu ni nk'uko nguko. Ari kubaza ngo umudamu wawe wamutwariye ubuntu. Nta namujaniye ubuntu, namujaniye urukundo. Nta kintu ufite yakunze none se sibyo. yanzanze nta kintu mfite kandi wabo bafite amahene bafite n'intama. Araza aransanga nta kintu mfite. Reka yasanze nta n'inkoko. Izi ni z'abaturage batuye hano. nta niyanjira ahangaha. None mukire muri quartier muri minsi buri munsi uragura intama. Nyinguruka ndaye ko iyo ntama ari hajya. Amafaranga mfite muri kugura intama. Cyakoze nyuma y'icyumweru ngiye kuzacoma icokezo hariye. Tandakira. Umva se ariko ndabizi numbwira mama wapa nanjye nzagura imodoka imeze nka kuriya kubera Imana. Nkizi ntama ubuzemo nakamushyiramo sobukwe nkize ebyiri wenda ukashora ukavuga uti wambyariye umukobwa mwiza ishyikiriza intama ngo muziryamo burureti nkayijana atari yanje se. Urumva utigaye? Ntabwo nigaye nje mfite urukundo. ngo rero tuza twebwe uskinu rwose sokagiye amafra yingo wikoze iyi reka twere ikofi man nipt nawe uzare iyo kofi ai mama wapa suka kirenze mabara gake mugoroza niwe bavuze ko ari yuba baragake unyemereye ikofi nyine ubwo wigira ibiki amafaranga wumva ufitiye inyoto yo kuzatunga mu buzima bwawe wumva arangaye? Amafaranga go niyo baguhana za miliyoni nyinshi nta n'inzu ufite nta nicyo gakumarira. Kwanza ushaka inzu. Inzu niyo ya mbere. Bano baturage bose reba ziranyubako bafite. Nese amafaranga se yaguse yubaka inzu. Amafaranga za miliyoni zavamo inzu nyinshi. Erega mucaro nta nubwo inzigura amafaranga menshi. Ese inzu nayo igura ngahe? Hano ikibanza kigura ibihumbi 5. Amatafari bitaka turabifite. Itafari kuri wumpa na amafaranga 50. 50. Ahubwo amabati niko gahenze. Inzu umva rwose iciriritse ntago hagarara ngahe? Inzu nkaguca barayubatse yaruzuye. Ukagenda ukavuga uti ngiye kwishura inzu imeze neza cyane ni miliyoni 5. Inzu nziza irimo parafo, irimo intebe, irimo n'amasaha, irimo n'amatora, irimo n'igitanda. Miliyoni 5 nta kintu wavanagamo byose bibaga birimo rwose. None se ugira inzozi zo kubaka inzu y'agatangaza ukumva ari nk'inzu izaba imeze gute wanamugane ukamva yubaka yaba inzu imeze gute? Buranjewe niyo nabantuye hano mu cyaro kavuga nubwo ntuye mu cyaro hariya dore inzu zihagaze hariya ziranze uri kureba uri kubona ziraza umutuku ziriya ni leta y'u Rwanda yubakiye abantu abakene b'abasaza n'abakene batishoboye. Ziranze uri kubona ndende zimeze ukuntu irane leta yazubatse yaguze ibibanza. Njewe inzu numvaga njewe inkwiriye nabamo n'umugore wanje n'umwana wanje na mama wa pampe yansura kicaramo ntayarenza miliyoni 5. Miliyoni 5.
miliyoni 5. Mama miliyoni 5 rwose arizo tuzohereza miliyoni 5 5 alo z'amanyarwanda miliyoni 5 z'amanyarwanda urwo rurimi uvuge na barwita uruki ni kinyarwanda aya rwose mu kinyarwanda abana miliyoni 5 ni icyongereza icyo ngicyo ahubwo ntushaka kujya wabwira uti ni igihiriki bivuga uti ni igihiriki ikigiriki igihiriki ikigiriki ese usibye ikinyarwanda urundi rurimi ugerageza n'uruhe njyewe ururimi njyewe nja nkunda kuvuga kubera nje nakuriye hariya ndi umwana mutoya najaga ndi umukarani hari Gisenyi petite barriere igiswahili abakongomani muri depo z'ibirayi baraza nkabagurisha kubera batazi kinyarwanda bakaza bakambwira bati gariso hizi viazi unaujisha kilo ngapi bagukoraho gutya nko ndavuga kilo ya viazi saa hii naujisha sanfla rwande Rwanda sanfla rwande ukongera Rwanda ariko n'igifaransa urumva ko urakizi abakongomani bavuga igifaransa n'igiswahili hari abantu badukurikiye bavuga igifaransa cyane basuhuza mu gafaransa ubabwiye ati ndakomeye ati ni Kazani Nyabihu iyi reka mbasuhuze Isani Boy ndasuhuza abafaransa n'abongereza ndavuga bonjour mon ami rwose ku izina ry'Imana nese kurikiyeho babwiye ati ikaze muri Nyabihu ikaze muri Nyabihu iwacu ku ruganda rw'icyayi hano ruriya ruganda rubeta icyayi hari igihe hazaga za kitorosi mu gifaransa icyongereza ngo wapi n'igifaransa wapi mama wa papa yazakwigisha ubu rero reka nkubwire nibyo mubwana waje i Kigali kavuga ngo uzaza uhetse umugore imyaka 5 umuhetse wa 6 uzaze kwiga igifaransa namusigase we ntago uzamuza wese nizi ubu ni uziga imyaka nk'ibiri ugaruka uzasa oya njewe kwigana umwaka gumwe nta ibiri ni myinshi reka rero nkubwire umutwe gwanje guratekerezaga urumva ushaka uziga ingahe njewe ni umwaka gumwe gusa numva nta nubwo goranye umwe wenyine uzaze we wige nabirenze wige igifaransa wige n'ikindi kinyarwanda uzaba ushoboye kugira ngo kivuge neza ari birenze mama wa papa ibyo uvuga nibyo wane ni wane usikinu nziga numva ariko wane uzi kuyivuga waneza ibintu ni waneza nuko wanene urumva ko uzabimenya nje kintu nziga ikintu uzishurira umwarimu uzanyigisha nziga icyongereza nige n'igifaransa urikumva nige n'igiswahili ibyo ni bishaka kuziga gusa indi mitatu Igiswahili urakizi nzigake sawa nabirenze mama wa pampa akanya ni umukinnyi wa filime ndetse umaze no kugira experience nini mama wa pampa mbwira uko uyu mutipe ubona atabasha gukina filime buriya uyu mutipe yabasha gukina filime binakaze cyane ariko afite ikibazo cyo myumvire y'abibara gusa ubundi nakubwiye ko uzajya ukura fasta rwose nakazajya hagira umuntu uko mu mutwe wawe nk'uko uhagaze nta muntu akubwiye ibyo uvuga azajya kugira n'umuntu kantu wazambwira ibigambo yambaza ikisi amajoro naburaye ni menshi wanjye amajoro wabura urabizi uburyo mu kana urakuze buriya mu rugo mfite n'igifuka cy'umuceri n'icakahunga wanje imbere ya kari imbere yawe mama wa papa urabizi mu rugo mfite umuceri mfite na kahunga marasi ntukaye ryagagura mani inama nakugira we n'umutwe wacu n'uwakazi sibyo je wirinda umuntu wo kuvangamo rero ariko ntawamvangira ntayamba gatogo nari nshaka ifiriti ibijumba n'ibishimbo ifiriti wakina ariko urya ibijumba kubera iki ayinzanira rero ntayimutumye abamvangiye niba mubwenzanira ibijumba n'umushogoro n'umuteja akanzanira ifiriti ntayijyaga kandi ariko utangiye kuyijyaga nibwo ubutangiye mushyire kuri breba so yizi keretse ayitetse mpahagaze
uvuga unkoraho ingo yo Inyogo. mama papa Inyogo. wabyaye umuhungu ndamufite imyaka 3 inafite Oh, ese oh, wateye impanga kuvuga nk'imyaka 3 ni umwana w'umukobwa cyumura wumve aranyerera no w'i Kigali aranyerera rwose Inyogo. ni kuri tapi jya wumva nyine amanigane baje kukura nkatwe ubona ko tuba turi wane ariko aba n'ubu ari fresh. turagutwara mu modoka tugiye tuganira tujye n'ahandi tuganire si byo kugira ngo abaturanyi bataguma no kuturambirwa ariko tujye n'ahandi nabo oya bano batubone. baturage se suri kureba abaturanyi ntabwo ari abaturage aribo byivugiye ese mama papa Ni wabasha kuba mu abaturanyi. cyaro mu cyaro se nk'aha ngaha usanga byabifiritira nabonye ari ibiryo ari kumenya nta mavuta nigezemo nabonye intama bajyaga impirike bajyaga mu cyaro ngo impirike barya gute bajyaga impirike ipirike koza ikirayi kidahasi ukacoza wamara kucoza ugateka ugashyiraho ibigori bibisi ugashyiraho n'ibishyimbo ugashyiraho n'impungure Yego. ugashyiraho umushogoro ugashyiraho ibihaza ugasuka ku nkoko ugahita uhereza mama papa utirya utitamira nibyo nzakugaburira njyewe uzaha wa muhungu wawe nzakuvangira ibihaza n'ibishyimbo n'intonore urumva ibyo bintu uzabishobora bizajyamo ra byose hano bizajyamo oya inyogo aha bizajyamo oya nturi kureba ariko mama wa Hano bizajyamo. uzajya icyo urashobora umva reka nkuko nujya umushogoro wenda uzagujye gusa nzagujya gusa nushaka kujya igihaza ukijya nushaka kujya n'iteke najya urijya inyogo yola umva kankubwire ingo nshuti yanjye none garimbajije uburyo nawe mu cyaro nkagishobora jewe ntago nagishobora singiye kubeshya ntago nafata inyogo ibyavuze byose ngo njya ntago nabishobora ntabwo ibyo bintu ngo mbijya wapima ese ubundi inyogoye iyo utekereje indyo z'abantu b'i Kigali indyo z'abasirimu wumva ari indyo zimeze gute njewe umuntu yarambwiye ntuye i Kigali arambwira ati sani bo wariye ntireka reka naburaye arangije arambwira ati urajya iki ndavuga inti njewe barampa amagande bampe n'ibishyimbo bampe n'isombe araseka araturika ubona amabondo yashwanyukiye rwose ati nari nzi ko ugiye kunyaka ifi canga inkoko naho ngo urajya ibirayi ati ntacyo ndabyishyura biguraga ngahe niko yambajije ndavuga ipura iguraga amafaranga 300 ati baguha amapura 2 ndayamara bibaga ari byinshi nari ndi peverasi ubwo ifiriti ipura iguraga 500 inyogoye mu mujyi hari uturyo tw'abasirimu ndetse n'utuntu usanga bashyira ku biryo harimo twa kecapu ntabwo nyizi harimo barya udusupageti harya uducipsi iyo umuntu avuze agacipsi mama pambi sibyo nakubwiye iyo nibyo ngira nzakwereka ibyo ntabyo nzi nzabikumenyereza rwose agacipsi wumva ari nk'iki chipusi ni amavuta gabaga mu karito zivaga muri Uganda batangaga 100 n'aya 200 nje ndabizi ikiro ni 2200 chipusi ikiro cya chipusi ni amavuta bafashe abasa n'umweru mbese ntabwo uzi ko chipusi ziva mu birayi ahubwo oya chipusi ni amavuta chipusi ni amavuta ifite ibirayi inyogo byarabutse mirire yarakujabutse ntabwo spaghetti urazizi spaghetti urazizi supapageti ntabwo nzizi ntabwo uzi rwose baba paruba ko ufite akazi ko kujyana umuhungu mu mujyi waje tukagenda mana ariko Kigali ndayikundaga njewe ariko uzasiga umugore ujye mu gushaka amafaranga i Kigali nje Kigali ndamarayo iminsi 5 ntabwo namusiga no kuvuga hano ndarara tugomba yembeye kubita ntabwo namuta kandagira hano wemeye enda wemeye ariko none se reka nkubwire inyogoye yola umuntu wakakaya agoye akazi i Kigali ariko ugobe ngo kusiga umugore hano mu rugo agasigara mu rugo ukazajya uza nka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi 2 wabyemera nawe ubwe yabyemera kuko mba nagiye kumuhahira
kugiye kuza i Kigali ujye guhaha n'ubundi rwose byiza cyane ariko nawe ntiyabyanga by'inyogo nyanyogo anabyanze yagiki ya burya ariko yajya amabuye ngomba gushaka amafaranga kagazana kamutunganya ruzungu sinagiye imana ugahita ukazana rwose kandi njye namucikaga nkagenda kamara n'amezaga 4 na 5 waramuyobaga none wowe ugiye gushaka amafaranga se rwose amafra niko nago bavuga amafro amadolari amafaranga ese urabona idolari arizi ntabwo ndaribonaho ni ukuri kw'Imana bonaga inoti za 5 kabona iza 2 kabona iz'igihumbi kabona iza 500 amadolari kofi wakira yala mafra amadolari urumva idolari wanyereka n'ukuntu risa wallahi mama wapa mbabara unyereka idolari rimwe gusa kandi nkubwira ngo tugende inoti imwe wawe wamaze kwemera wowe ngwino nkwereka amafaranga amadolari wakinuwe hari umuhanzi waririmbye ngo dusiri mu Rwanda rw'amafaranga ese umuhanzi ukunda ninde ubundi nje wabanzi nkundaga wo mu Rwanda nkunda The Ben nkunda Meddy nkunda Kamishi usa indirimbo ya The Ben uzi ari indirimbo ya The Ben uzi yitwa nguki nje ndayizi yitwa nguki usiko nivugaga ndire ya The Ben njewe nziravuga ngo uca mu nzira utazi ukahaca inkono utazi sinari nkuzi ukwiriye kumbisa ukampa amahoro ngatora agatotsi ariko uziko wapfubye nk'impano wana urumva ko ari iyo ni yusi ni wanene rwose hari n'indi The Ben burana umuntu w'umupampe tu ibana ndanamwemeraga turimo turagera tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko mbwira ubundi igihugu ufitiye amatsiko kujyamo niki njyewe igihugu najamo nyuma y'u Rwanda nakagiye nko muri Amerika cyangwa se mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa cyangwa se mu Bushinwa cyangwa se mu Buyapani ariko kubera tu imirongo nagenda mbaha nico kibazo ntago wabasha kugenda wisobanura cyangwa se ubwo nuri indege nugushira agapfukamunwa mpaka nshaje nese kubera cyo washyira agapfukamunwa kapuko ushaje ariko kubera mbwiye kuzanyigisha kumama papa sibyo nkubwira se nzajayo nta kariho ngubu ko naje kujya umushogoro naje kujya imyungu naje kujya imyumbati naje kujya n'amateka bajya bita amabungu n'amabyayisi n'amabwayisi none urabona kubera ko wabinyigishije rwose nabimenye ubutani ingaruka nzabirya tugenda mu ndege zakuraga ariko umugore wanje ari wenda mubwire mu ndege n'uguzakura agapfukamunwa ukagenda uvuga rwose ese iyo utekereje indege ujya uyibona rwose wumva imeze itemwe imbere njewe nabaga ndi Gisenyi hariya kuri Petite Barriere kabona za Karigo na za Rwanda Air za modoka z'u Rwanda indege z'u Rwanda iyi zanditse idarapo ryacu ubururu n'umuhondo n'icyatsi kabona zanditseho n'inyenyeri kavuga koko iriya ni indege yacu nayirebaga iri imbere nko muri metero 30 kavuga koko nibyo we kavuga abantu barimo bari mu kazi kose utekereza ko mu ndege yaba ameze gutemwa imbere reba ku indege igenda mu kirere harimo abantu nka 300 karara mapaka wumva imeze ite n'imbere ahantu bicaye buriya bemeze nko muri biro byo muri banki ni mu mafara gusa abari amafaranga okay turi kugana ku musozo mama papa tugana ku musozo ngira ngo mbere ko dusoza wenda buri wese ndamuha mikoro agire nk'ibibazo nk'ibirabaza dusoza ariko njyewe mbere yuko we mbare kurira mikoro reka mbaze
inyogoye ikibazo kimwe ukuntu kugenda uvuga umugore wanjye sinamusiga ndamukunda cyane mbwira nk'ibintu nka bitanu ukundira umugore wawe ikintu nkundiraga ubundi leta mikoro nyihereza no mu mama wa pasi uri ikintu nkundira demu wanje uri kubyumva neza njyewe nazanye umugore wanje nta biryo biri mu nzu uri kumva arambwira ati se mugabo wanje wanzanira ibiryo nkajya nkabwira ariko turi mu rukundo tonto nta biryo bihari atari ko ejo nzajya nji rwose ati nibyo kabyuka nacomotse uri kumva si icambere ugacomaka atariye si icambere nyine ugahita ucomoka atararya nanje ntanariye kandi wamufashe mwana nanje mfite n'inzara nyinshi wamupfumbase yewe gawe akamugwa ahantu noneho icya kabiri demu wanje agafata fresheri suzizi bw'amafuta abantu bipakaraga ni amafuta yo kwisiga tu yamara guhaga ati none ko nariye nta ndisigara nkahita amubwira oke uretse gato kantelefone inshuti zanje nibamba amafaranga ndakugurira geriserine rwose na kereri sugazi ubu gakarere se jya nkumva nawe kereri iguraga 150 nkumva ni inyogo nyine genda nkumva ni inyogo ntabirenze yogamo genda nkumva ni inyogo nyine aka kagariserine nibyo gusa rwose none ikibazo kimwe cya bibiri dusoze inyogo yola mwibarize nk'iniga ngo sibyo mbaza wanyemereye umwarimu uzanyigisha icyongereza gifaransa n'igiswahili si wabyemeye nzishima nkanjye urabona uko mpagaze sibyo ningera mu bazungu abanza ndebe mani urabona ko mpagaze cyangwa uri n'umubyeyi urabona ko mba nifuza ntiwacinga pe sibyo urumva kintu we rwose nimba naje kukureba ndi n'umuhungu wawe nkafata urugendo rwanjye nkavuga ni ngiye kureba ni isani you boy inyogoye yogamo bura nanjye ntuzi igiti mbajwemo sibyo imana yabajije imitima ariko ntiyayiringanyije oya igiti mbajwemo ntago kizi nkuko nawe inyogo yawe uri kwigaragaza ntabwo wakozwe mu biti guya ese ko ari njye mbizi ese wakozwe mu mazi buri wese afite inyogo ye yoga wakozwe mu mazi wakintu nakoze mu byondo bankoze mu bitaka ubwo rero nyine icyo nagira nkubwire kandi ariko ntabwo ndi bugushimire cyane wambabaje oya nta nakubabaza uri umubyeyi uri mama w'abapampeje nkakubabaza njyewe imbabazi nyine ko wanyerere imbabazi nagusaba nka mama w'abapampe mama w'abapampe nta nakubabaza kuko nanjye sinabikora nta nababaza mama w'abapampe n'imana yompana ubwo urumva ari wane ni waneza wallahi mubaza nawe dusoze icyo bamubaza byo ko mubonye mama wa pampe kuki waje muri Nyabihu naje kureba inyogo hano ubone ko ndi mwana ndi buvugana nawe ntawe ninje naje kureba inyogo urumva ariko rikundeba tu yakubona hose wasanze ari we nasanze uri we ntabwo ari umuntu bahimbiye ngo yaje mu shusho yanje uyu ntabwo ari we rwose uretse wenda baguhimbira ariko nabonye uri we isani you boy aka inyogoye kabisa sinje ni we nakubonye mani rwose noneho ubu turi mu mushogoro iniwacu hari inzara kandi abanyakigali ntibagiraga inzara bajya saa sita mu gitondo saa 8 na saa 9 barangiza bakaja koga muri pisine ariko ubu iyo twaje bamva utariye buriya mpitaganja ako kanya tubari ibiryo mpitaganja ubu nanariye yes reka dusoze ikiganiro nayo mfite mama wa pampe ndetse na inyogoye nifuje ko uyu munsi bahura bakaganira ndatekereza ko ibiganiro tuba dukora bya entertainment mwaje bashije kugubwa neza no kuruhura mu mutwe ndabeshya bro
Nibyo. hari abantu benshi ngufasha kurura mu mutwe uri umuntu w'umugabo cyane ndagushimiye. Reka shimire mama w'amapampe umwanya duhaye tukaba twamanukanye i Kigali tukaza i Nyabihu akaza mu cyaro. Mama papa soza rero ugira icyo ubwira abantu. ikintu ndi gusoza mbwira abanyarwanda n'abanyamahanga bose nzi ko ari abapape banjye ari abafana banjye, ndabashimira cyane ko bamba hafi kandi bakampa imbaraga iyo bakurikiranye ibyo nkora baba bampaye imbaraga. Murumva ci uwo ni mama wa papa babwira. Ubwo rero nkaba nagiye Nyabihu nabakorera amaniga yaho nasanze abantu babo bakaze cyane ariko nabirenze murakoze. Okay, dusoze ashimira abantu badukurikiye babwira bakore subscribe kuri Iris TV abari mu Rwanda n'abari hakurya y'imbibi zarwo ndetse bagumye banaguhundagazaho urukundo nk'ibisanzwe. Reka mbakurira ingofero nicyo cyambere. Njyewe kabisa abantu baba kuri Facebook, Instagram no kuri za YouTube n'ahantu hose isa new boy inyogoye yogamo ndabasuza mu izina rya Allah Mwenyezi Mungu Subhanallah utanga amagara n'amafaranga. Imana ishaje baha byinshi muje muyaduha kuko tu mu Rwanda turabakene. Ndabwira abantu b'abazungu batuye mu Bulaya babwire mu Gifaransa. Ndavuga ngo iki Amafaranga mu Gifaransa siko money babwire money rwose babyumvise cyane rwose. Imana ibaha umugisha ibahe n'amagara mazima izabarinda ibihe byose bazaje boroba bameze neza kandi bazagira amahoro n'umutekano biva mu ijuru ku Mana. hanyuma bakore subscribe babwira bakore subscribe kuri Iris TV. Bakore subscribe noneho nimumara kubona bino byose mukore subscribe kuri Iris TV. kuri Iris TV. Subira inyuma kuri Iris TV. Iris TV bakore subscribe kuri Iris TV rwose. Inshuti zanje bisubiremo bigendere rimwe. inshuti zanje z'Imana mukore subscribe kuri Iris TV. Asante sana urakoze cyane. Reka tubashimira mwese dushimira Emily wadufashije kuri kamera yari Jado. Tuyishimiye komeza mugubwe neza mukande subscribe mu magambo tukura hasi dukomeye tubagura umuryango. Bye bye.